kanya. Okay, murakoze. Amazina yanjye ni Esther. Nkaba ndi umugore wa Elisa ariko mu buryo bw'ibanga. Umugore wa Elisa karabaye. Mbako nigendana navumbuye. Uri umugore wa Elisa cyane. Abantu babizi mujye muri comment mutubwire ko Elisa nimba yigeze atangaza ko hari undi mugore yari afite. Elisa mwami harashize igihe kinini Elisa atwiyobeka avuga ngo nta undi mugore mfite nta nawe nzashaka ngewe wo nkunda ni Claudine wenda sindi kubateranya ariko nawe hari cyane tumifata umwanzo niki cyatumye ufata umwanzo uyu munsi icyabiti gusa ngiye cyo nari ngamije nuko umva nyine ambwiza ukora ngacu cyari kumwe cyane tutari kumwe ubwo yo kuva yarambwiye ati nago bakibe kumwe kumarago nakuga mwazo byinshi nese wenda hari igihe abantu bashobora kubana wenda nkugiro nk'abantu babanye mu nzu hari uburyo babanyemo niyo batandukanye hari n'ikiba kibatandukanyije yakubwiye ko yavuye mu rugo Claudine ari we wiyirukanye yakubwiye yuko ari we wamwirukanye cyangwa yabigize mu gitondo asanga kanya aravuze ati kanze mbishyire hanze mu kubishyira hanze icyifuzo ufite ni iki kuri Elisa icyo mwifuza cyangwa se nk'umuryango wa Elisa okay mbere na mbere cyo nshaka no kubanza muri make muri amezi umaze ubyaye ntabwo uramenya mama Elisa uwari we ntabwo munsi byo ku mafoto gusa ko ati wenda ndacyari mutoya nabona n'undi mugabo gatufata umwana akamushyira mama Elisa cyane karabaye ndago urumva je na Elisa nituganira sibyo ubwo umunani nzafata umwanzuro ku giti cyanje bitewe wumvishe ibiganiro by'imiryango hagati yo nese umuryango wawe ubyifashe bite iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye umeze neza cyane uwo dukurikirana umunsi ku munsi udahwema gukora subscribe n'uturayiko ndavuze ngo uyu ni wo mwanya agomba tegetse nyamuneka muri abantu bakuru babizi ko tububaha cyane nimwe dukorera turiho kubera mwebwe nimwe dukorera kuko mudahari ntago twaba duhari mukore subscribe kuri Manzi na Innocent mu bice bigiye bitandukanye ndi kuzenguruka mbashakira amakuru agiye atandukanye ni igiti nk'ibisanzwe ntago ndi buvuge byinshi cyane kano kanya umuntu hamagaye bagomba kwitaba ntikrame mu gifaransa bitaba ngo pray kuri kamera muri kubona Kameraman kandi yarastaza barimo kumvugisha amagambo menshi so kuko kamera muri kubona umuntu w'inzobe kandi kuvuga ko ari cyo kuko ntago ari ngombwa kano kanya nubwo amagambo ati mfite ikintu kiri serie muhamagariye ndagira ngo ntega amatwi kantwereze ikaze turatangiye twibwira hanyuma utubwire icyatumye duhamagara kano kanya okay murakoze amazina yanjye ni Esther nkaba ndi umugore wa Elisa ariko mu buryo bw'ibanga umugore wa Elisa karabaye mbako nigendana navumbuye uri umugore wa Elisa cyane abantu babizi mujye muri comment mutubwire ko Elisa nimba yigeze atangaza ko hari undi mugore yari afite Elisa mwamenye ryari kera kuva kera ashize igihe ko dufite umwana w'amezi 5 Yesu we amezi 5 ibintu Claudine namenye araza kwiyahura ni duo Claudine ni wa mugore we okay ese yakubwiye ko hari undi mugore afite twabiganiriyeho ariko yaje kumbwira yuko batikivugana bashwanye yakubwiye ko mumaze igihe kibatavugana urumva dufite umwana w'amezi 4 I think ari nka 3 nibwo yakubwiye ko batazasubirana umva yaranarahiye ku babyeyi bombi
kuko jye nari nyiri umunyeshuri yaneyitatu umunyeshuri koze ishuri ndarireka ngomba mfashe inshingano nyine zo kwita ku mwana. Kubera ko uyu munsi wafashe umwanzuro wo kuvuga ati kanze kuri kamera mbishyira hanze. Harashize igihe kinini Elisa atwiyobeka avuga ngo nta wundi mugore mfite nta n'uwo nzashaka ngewe wo nkunda ni Claudine wenda sindi kubateranya ariko nawe hari cyane tumufata umwanzuro niki cyatumufata umwanzuro uyu munsi. Icyabiteye urabona ko ndi mutoya yanguye mu ishuri nemeye kumubyarira ariko ni gute abona uko ngana akajya no kuzana abandi bagore bumva rero byadetse ahubwo ati najye uyu munsi ndamushyira hanze. None se kuki wahisemo guhita umushyira hanze kano kanya wenda utamwegere ngo umuganirize ibyo wibonye kugira ngo ufate umwanzuro uvuga ati ngiye kubishyira hanze nanjye? biba byaturenza muntu bose ubu nawe wafata umwanya wo gushyira amabanga yawe hanze ariko wishimye ubwo nyine nawe urumva umutima uba waremerewe ngombwa nyine kubishyira hanze kugira wenda n'abantu kugira inama. Nese ariko icyo gihe mubyarana ntabwo mwese mubana? Ntabwo mwabanye? We yaguteye inda akubwira ko agomba kugufasha? Aragufasha mu buzima busanzwe yagufashaga? Yamfashaga kuko urumva yarambwiye yuko Claudine donc batakiri kumwe yarumva nimba batari bakiri kumwe byari itegeko ko yagombaga kumfasha. Nuko abaguteye inda uvuye ku ishuri wenda kuki hari ibintu bajya bakunda kubaza ukavuga uti se uyu muntu turakundanye nibyo tugeze no gutera intambwe uvuga ngo tugiye kubana kandi kugira ngo ufate uwo mwanzuro iyo bitagutunguye ni igihe ubundi ukuntu mu myaka uba ufite hari abantu benshi cyane mwakundanye benshi cyane bagiye batandukanye hariho abakubwiza ugukuri hariho n'abakubeshyaga uhitamo kubyarana na Elisa. Wari umuzi gute mbere na mbere yuko muhura wari umuzi ute? Elisa ko nari muzi nabonaga ari umusore witonda donc utayemukira umuntu wenda nubwo byabayeho akanera iyo nda wenda nawe cyarabyiteguye sibyo ariko icyabaye buryo umuntu aracyakira nabonaga ari umuntu witonda donc nanjye naramukundaga nawe mbona nkunda yego yakubwiye yuko Claudine bapfuye iki? Ntabwo tuzi tubiganiraho ntabwo ugeze uha umwanya ngo kumva arasuko hari igihe kigera nyine umuntu bikaba ngombwa ko yitakugiwe byanda akabiretse ubwo gusa ngewe cyo nari ngamije ni ukumva nyine ambwiza ukora bwacu cyari kumwe cyane tutari kumwe ubwo yo kuva yarambwiye ati ntabwo bakiri kumwe kumarago nakuga maze ibintu byinshi. Nese wenda hari igihe abantu bashobora kubana wenda nkugiro nk'abantu babanye mu nzu hari uburyo babanyemo niyo batandukanye hari n'ikiba kibatandukanyije. Yakubwiye ko yavuye mu rugo Claudine ari we wiyirukanye yakubwiye yuko ari we wamwirukanye cyangwa yabyize mu gitondo asanga Claudine yaciyeho arigendera? Ngiye karamwirukanye ubwo yirirwa bafite ibyo bapfuye cyane sinzi niba nambesha ariko gisangiye yuko bashwanye burundu no mu biganiro nzaza avuga izina Claudine yakona ryo ngomba kumwibagirwa nawe adahari. So kano kanya wenda uvuze ko ari weho umugore wa Elisa akari nawe mwabyaranye ngo ndibaza n'ubundi mu bundi buryo niweho umugore mutoya kuri Elisa. Kano kanya aravuze ati kanze mbishyire hanze mu kubishyira hanze icyifuzo ufite ni iki kuri Elisa icyo mwifuza cyangwa se nk'umuryango wa Elisa? Mbere na mbere cyo nshaka ni kubanza kumenya mama Elisa then cya kabiri Claudine ngo nawe tugahura tukabiganiraho neza na Elisa
deni tugafata umwanzuro mu buryo bwiza ariko cyane na mbere nshaka ni ukumenya mama Elisa. Muri make muri amezi umaze ubyaye ntabwo uramenya mama Elisa uwo ari we. Ntabwo munsi byo ku mafoto gusa ko dashaka yajyaga yigeza kwemera yuko byibuza mwazajyana akakwereka umuryango. Kubwiye aburaga iki rero kumva nimba hashize igihe kirekire mumenyanye cyane ko Claudine yaramaze umwaka n'igice atandukanye na Elisa, so haburaga iki? Urumva rero njye kuko nakubwiye ko nari nyiri umunyeshuri donc nakoze examen navuze ati reka mbanze nsoze examen then after nkajya kubana. Nese ari njyewe narimo kubasha kumva neza nakubajije ngo icyifuzo cyawe ni ikihe, kuko urabita umbwira uti nshaka guhura na Elisa na mama Elisa na Claudine. Ese ukibageraho ni kihe cyifuzo bo uzaba wenda kano kanya Elisa tuvuge ko guhura nawe bidakunze ugahura nawe na mama wamubyaye, wewe ni kihe cyifuzo wahereza ku mama we cyane ikintu wamubwira? Icyifuzo njye mfite Elisa ko twaganiriye ari ibyo tutari kumvikanyeho kuko yambwiye yuko ashaka kuzana umwana wa Claudine tukabana mu rugo. Urumva rero abibwira ntabwo twumvikanye, twarashwanye neza ikarekana. Muri make yaragiye cyane ko wenda wabyariye mu rugo yaragiye kugushyira mu mago agutuza ahantu heza hanyuma akazana n'umwana wa Claudine. Kuba ntabwo twabyumvikanye neza, twarashwanye neza burundu twabyumvikana then we ashaka kubikora mu ibanga, nuko kubikora mu ibanga ndabimenya. Urumva rero ntabwo byashoboka, mwana wanjye aracyari mutoya kandi nawe ni mutoya, urumva wanjye sinshaka ko arwara iki bwaki. Okay, wewe icyifuzo cyawe nuko wenda yaguma akaba aretse umwana wawe agakura, hanyuma nese ikibazo njyewe ibyo nabonye ko Elisa adashaka yuko Claudine atwara uriya mwana cyane ko Claudine ngo agiye kwishakira undi mugabo wo diaspora, atashaka ko ngo amujyana. Urabona bizarangira gute? Uba nafashe pe ababari wenda icyo namufasha uwo Claudine ajya amuha indezo namara gukura rwose nanjye nzazaba yakuze najya byemera kubarira bose. Uzemera kubarira nabaretse nk'igihe kingana iki? Umwana wanjye afite amezi 5 ndetse adafite n'imyaka nk'ibiri wenda afite nk'imyaka nk'ibiri nibwo wenda wakwemera gutanga uruhushya rw'uko ariko rero ngende kwibaza Elisa ntabwo wagombye kumurenganya kuko wenda nubwo mwabiganiriye ugasanga wenda ntabwo mubyumvikanye cyangwa se mukabiganira ugasanga we ibyo mutumvikanye aciye ku ruhande ashatse gukora ibye nk'umugabo, wenda tutekereza ko yatekereje nk'umugabo. Ariko nanone sinzi nimba wenze urukundo rwanyu mwana mufite ari rwo uzakomeza kwaba urwibanga ko kugeza n'ubu ngubu ni njye muntu uvumbuye yuko hari undi mugore wa Elisa by'umwihariko banabyaranye undi mwana. Ese nk'iyo utekereje gutya ukabona wowe yakugize ibanga hari undi noneho uzwi abantu bose bazi, wowe bitekereza biki? Urumva nyine ngwakundi nuko nsuzugura done. Urumva nimba Claudine ari we abantu bose bazi ngiye bakaba batabizi ko ndi umugore wiwe, urumva nyine ndi ibintu yahishe ati ko atekerezaga ko atari na padi y'umuntu. Urumva rero urumva ko nje nyine na mutoya wenda yabagize ipfunwe byo kubivuga. Ako byose nibwo waba uri mutoya imyaka y'ubukure ko byaro urayemerewe ntago libya yamugenda uko ngewe nkurikije uko igihagararo cyawe cyangwa se nkurikije n'ibitekerezo ufite ndetse nimba ari kwa kundi umuntu ashobora gukura akaba adakuze mu myaka agakura mu bitekerezo ibitekerezo bya bikuru. Ariko biri kose mu myaka uri mukuru ufite imyaka ingahe? Okay, myaka 18. Okay, ndumva nta kibazo niba nta kintu yatubaza ngubu
kubera yuko Elisa nawe yarapimanyije avuga ati akuviza kuko umaye igihe kirekire muzira ariko ntabwo umuntu yapfa kubyarana n'undi muntu bahuye umunsi umuketse wabona bavuga ngo bamufashe ku ngufu mutinda ari muto ako kameramani yabayatera yamutinda ari muto ariko mu myaka 18 urabizi ko mu mategeko yemewe kujya gusezerana imbere y'amategeko bagusezerana ufite imyaka 18 wumva rero yakuviziye mu gihe mwamuziranye guhera ufite imyaka nka 16 17 akorera 18 iragera atavuga ati sha anze nkwereke nge nawe ariko se abantu bashobora gutekereza bati uyu mukobwa nimba ajya ngwe ko mumaranye igihe kingana iki ugereranyije nk'igihe uwo muzi ni nadukundana nawe mukundana twatagiye gukundana niga mu wa segonderi watewe ndugeze mu wakangana mu wa gatatu ya ubu abantu rero barashobora guta batekereza bati nyamara uyu mukobwa nawe wihishe inyuma yo gutandukana kwa Claudina na Elisa ntabwo mvumbuye ariko ntabwo mutekereze use ntabwo bashobora gutekereza gutyo muri iki gihe bakibana mwaravuganaga cyangwa uhugiye mu by'amashuri gusa kuva nayo twiteguye examen pressure z'umwana ntabwo twize tuganira cyane namwize muganira ayaya rero Claudine yaragiye akibara kugenda atabona aguhugukira ahita akwemeza yaranyemeje nose kano kanya wenda ibyo wifuza n'umunsi bitagezweho wamera nka babandi bavuga ati wenda ndacyari mutoya nabona n'undi mugabo ugafata umwana ukamushyira mama Elisa cyane karabaye ndagowe urumva je na Elisa nituganira sibyo ubwo umunani nzafata umwanzuro ku giti cyanjye bitewe wumvishe ibiganiro by'imiryango hagati yo nese umuryango wawe ubyifashe bite ari yakire ubwo nyama bo bakubwira gute nyine babonye nk'ibintu nk'ibingibi biri kuba kandi umuryango waruzi yuko bagiye gutwara wenda nko mu mago cyane ko wenda nk'umwana abyaye akiri mutoya cyangwa se wenda yarakiri ku ishuri abyeyi bavuga bati hari amahirwe duhombye ariko iyo umwana avuze ati ngiye bagiye kunjyana iwanjye ngira ahantu nitwa iwanjye ababyeyi babashimisha cyane bo ubona bari kubitekerezaho ikintu minsi ni ukumva nk'umubyeyi nyine atajya mu gutekereza ibintu byinshi dore ugasanga atangiye no gutuka abagoteye inda urengana iki ukumva nanjye niyo mpamvu nshaka ko famiye zose zizaterana rero tukafata umwanzuro okay dusoza nagira ngo ugire ijambo ugira ka message ugenera Elisa ndetse na Claudine ndetse na mama wa Elisa nushaka message ya mama Elisa ni Elisa bumbakire hamwe ni ya Claudine Claudine we agiye gushaka umugabo nubwo Elisa atabyishimiye ariko se niki wamubwira kano kanya Elisa Elisa icyo nshaka examen zarasojwe na pressure afite then gushaka umwanya akaza tugahura akazana na mama wiwe na Claudine byo gushaka bye ntabwo bidera sibyo cyo nshaka mwana wanjye sinshaka kabaho nabi guharanira uburenganzira bw'umwana wanjye agomba gukora afite se nibwo nda bitashoboka yuko mbana na Elisa ariko umwana wanjye akura ku gati azina se ya ndibaza Claudine aho ari hose i message niwe iramugenewe ndetse na Elisa ndetse na mama Elisa iyo message n'abandi bose bafite icyo bahuriyeho niyo miryango iyo message ni yanyu nyamuneka mugire icyo mukora kuko ari n'amaraso yanyu nubwo ushobora kwirengagiza nyamuneka nanone buriya abantu birengagiza umuryango cyangwa se amaraso ababakomotseho ndibaza ni umugayo ntago ari ikintu kizagenda ngo wirate mu bandi bantu mu gihe abandi bari kwerekana imiryango yabo uko ihagaze. Gatubashimire nizere ko mwakoze subscribe utarayikora ndabibutsa ko uyu ari wo mwanya udakora subscribe niko kabiri Imana ibarinde.